Iki ni igipimo cy'umwuka ugomba guhaguruka ari ikamyo igeze mu 8. Munsi y'8 ntiwemerewe guhaguruka. Muraho neza nk'ibisanzwe nitwa Jean Shombosho nigisha amategeko y'umuhanda mu kigo Skills Driving and Language School. Ikigo cyazigiye mu Rwanda cyigisha neza amategeko y'umuhanda, gutwara ibinyabiziga, akarusho kabutindi byose indimi, kuziganira, kuzivuga mu ruhame. Iyo uje kwiga ntabwo witwaza ikayi. Ikindi dufite iwacu dasanzwe ni mekanike. Mu gihe cy'amezi 5 byonyine gusa uzi gukanika imodokari, yaba ikamyo, yaba imodoka y'amashanyarazi cyangwa se isanzwe, ndetse n'ibinyabiziga twita ngo ni ibyo ari byo byose byabishaje. Uyu munsi rero naje ku kibuga ahakorerwa ibizamini, ku kibuga dukoreraho cya Rubirizi cyangwa se muri Gasabo, ahahoze hakorerwa ibizamini byahoze bikorerwa Remera nk'ibisanzwe kwa Rwahama, biza kwimuka biza gukorerwa hano mu Rubirizi hafi na polisi. So rero ngiye kubasobanurira bimwe mu bigize imodokari kategori C cyangwa se ikamyo, ku bantu benshi bakunda kubaza ibyo bibazo. Nagiye ngira umugisha wo kumva kenshi comment z'abantu bari kwibaza se kategori C ubundi umuntu yifite asabwa iki? Kategori C ubundi umuntu yitwara ni umuntu bwoko ki? Abagomba kufa imyaka ingahe? Subije nihuse, umuntu ufite kategori C agomba kuba afite imyaka 20 kuzamura. Ikindi agomba kuba yize ikamyo byibura hejuru y'iminsi 15 kuzamura. Akandi karusho agomba kuba azi gutwara iyo kamyo kandi atari za kamyo ntoya cyangwa se kwa tumodoka dutoya cyane. So ngiye kubereka rero umwarimu udasanzwe w'ikigo cyacu cyangwa se uwo kwita ngo ni John, ku kibuga hano hageze amubaza nta kibazo aradufasha adusobanurira ibirambuye. Ngiye bindi turabura muri comment. Murakoze cyane. Ikamyo mwayibonye dore ni iyi ngiyi nta yindi. Nibisanzwe rero uyu no mwarimu wanyu twita ngo ni John wigisha ikamyo cyangwa se kategori C. Byo uraho? Muraho neza. Meze neza. Sava. Akibazo kabisa. Mu mateko y'umuhanda ni sawa. Tumeze neza. Mu modokari ni sawa. Ahantu hose ni sawa. Mu ndimi ni sawa. Cyane. Iyi ni ikamyo. Cyane ni ikamyo kategori C. Umuntu utwara ikamyo arangwa niki? Umuntu utwara ikamyo arangwa icyambere ni ukuba azi amategeko y'umuhanda, afite discipline. Icya gatatu akaba afite n'uruhushya rumwemerera gutwara iyi kamyo mureba. Iyi kamyo bayiga iminsi ngahe? Utubwize ukuri? Iyi modoka kugira ngo ubashe kuyiga neza uyimenye ku buryo nujya mu kizami ushobora gutsinda cyangwa se wajya mu muhanda ntuteze impanuka, ugomba kuyiga hagati y'iminsi 10 na 15. Kuko ubusanzwe uzi imodoka ariko uzi imodoka ntoya uba warize ufite kategori B, uje gushaka icyiciro kisumbuye bita kategori C. Iyo kamyo rero ugomba kwiga iminsi nibura 15. Yego. Iki kibazo nibaza, umuntu ufite kategori C yarayibonye, yego, akeneye kwihugura kujya ajya gutwara mu Bashinwa, ajya gutwara hanze, iyo maîtrise ushobora kwimwa mu gihe kingana gite? Murakoze. Iyo uje gushaka maîtrise nk'umuntu usanzwe ufite kategori C, biba bihagije iminsi 10 turi kumwe tukwigisha uko ugomba kumanuka upakiye umuzigo, tukwigisha uko ugomba kuzamuka ahantu ufite umuzigo, ndetse n'uburyo ugomba kugira umuvuduko ngenderwaho uri mu rusisiro cyangwa se ugeze n'atari mu rusisiro cyangwa n'atari ahantu hatuye cyane n'adatuye cyane. Yes, mu rusisiro ni imvugo yo mu igazeti. Urusisiro n'ahantu hahurira abantu benshi cyangwa se abo bakunze kwita mu gasantere. Ariko ukaba wanamwigisha uko agomba kuba yatwara imodoka ageze ahantu hacuramye, kumenya gukaruma vitesse ndetse no kumenya gukoresha feri, moteri na feri y'ikirenge. Kuko ikagira ibyo bintu. So ikindi kibazo ndi kwibaza rero, abantu bakunda kuvuga ngo kwiga ikamyo ngo ni 150 ngo ni 100, donc udufaranga dukeya. Ariko kuki muhenda muca amafaranga menshi kuki ikamyo abantu bakunda kwisuzugura mu myigire? Wenda twe ntago twemera abayisuzugura ko duca amafaranga kugira babwe service neza, n'abandi munabyumvireho. Niye mpamvu abantu bakunda gusuzugura kwiga ikamyo? Kuko ngiye hari umuntu abonye wishyuje ikamyo 200,000 harimo n'ikizamini, agakora ishuri imwe ebyiri eshatu atsindwa uza za nshuro nyinshi atsindwa. Kuki abantu bakunda gusuzugura zino permis supplémentaire cyangwa zino mushya zisumbuye? Murakoze. Kubisuzugura no kwibeshya. Hari uburyo bubiri twigishamo izi modoka. Hari abantu bigisha izi modoka mu by'ukuri batazi intego y'iyi modoka, bo bakigisha kugira ngo bibonere amafaranga yo kurya uwo munsi cyangwa se amafaranga yabafasha kuramuka, ariko batabasha kumenya ko bagiye gutanga akazi karambye cyangwa ubuzima burambye. Noneho ugasanga we yakiriye make ako kanya agatanga n'ubumenyi buke, ariho ushobora kubona umuntu yize kuri amafaranga make yataha ubumenyi burambuye, yego akabona perimi. Nk'uko ubuyobozi bushinzwe gukoresha ibizamini no gutanga impushya budukangura kujya mu auto école cyangwa se mu driving school, kugira ngo twige birambuye kandi twige tumenye. Hari abantu ari bo commissioner
mu gihe cyashize yarimo yamagana bajya kwigisha ugasanga barigishiriza mu binamba cyangwa se mu bibuga bitemewe, ugasanga bahaye umukiriya cyangwa se umukandidati ubumenyi budahagije, ariko yajya mu kizamini kuko polisi ni umubyeyi, polisi ni igihugu. Iyo babonye umuntu yashobora kuba yabona ubumenyi bumuha iyo kategori barayimuha, ariko byakabaye byiza yakabaye yageze muri auto école, mu ishuri rizwi rifite uburambe rifite ubunararibonye rikamwigisha bihagije, nyuma yo gukora ikizamini akajya mu muhanda. Ese urakoze, ndibaza basubijwe ibyo ntabwo bijyana na bya bindi n'ubundi byo kuba ugiye kuzajya gukora ikizamini witwaje certificate cyangwa se igaragaza aho wize? Kuko abantu baraza bakica umwuga wacu w'ubwarimu bakanatwanduriza isura, kuko iyo umuntu yigiye ahandi mu byo twakwita amagendu, atigiye kuri tere cyangwa se adafite ishuri rizwi, niho azagakora ibihabanye n'ibyo twebwe twigisha nk'abarimu bari professional. Iyo umuntu akora ibintu ari professional abikora neza, kuko aba azi ko ari gutanga ubuzima burambye ndetse anatanga ubumenyi ku muntu uzabukoresha bukamugirira umumaro. Urakoze cyane. So rero ubwo bisobanuye ko perime ya kategori cyangwa se urwego C rukeneye umuntu ufite amafaranga, umukene ntabwo rusabwa. Nubwo tubateye ubwoba. Ntabwo tubateye ubwoba cyane. Umuntu ushaka kategori C abangana n'umuntu ugiye gucuruza, ni ugushora. Ni ugushora. Iyo ushoye ubuteganya kunguka, kandi iyo ushoye menshi unguka byinshi nawe. Niyo mpamvu rero kategori C ni inzira njyabukire, uba uri mu cyerekezo njyabukire. Ntabwo rero wajya kuba ufite inzozi z'ubukire ngo ujye mu nzozi z'ubukene, ahubwo wakabaye kwagura mayindi, ahasigaye ugafokasinga ku cyo ukeneye kuzageraho. Kuko iyo umaze kwagura mayindi ntabwo y'amafaranga wayabura. Ibihumbi 200 ku muntu wiga cyangwa se 300 ntabwo yakamubanye menshi, azi ko nayabona nabona ya kategori azajya barirwa umushahara wa 300 ku kwezi, we akaba atanze amafaranga azahemba ukwezi kumwe, ariko akazabona cyangwa cy'imyaka ye yose mu gihe azaba akiriho akibasha gukora. Ko abantu niyo babonye kategori ku mafaranga makeya nabo ntabwo babasha kuzihesha agaciro. Yego, kategori guhende nawe ubona akazi keza kandi cyane. So rero ikibazo nkibazaga mwese nizera ko mucyumvise, harakari kabazo kamwe batubashije John, ngiye kuko baza kugira ngo bagasubizwe nabo, ariko birasaba ko tujya mu modokari kugira ngo bakumve neza. Ese utwaye imodokari ahantu amanuka, ni ngombwa gukoresha vitesi uhagaze ugiye guhaguruka? Hano vitesi 5 cyangwa se 12 cyangwa se izi ngizi zifite buwate ya kabiri, wenda uri kugenda nk'ahantu hamanuka urahagaze, se nujya guhaguruka urahagurukira muri vitesi n'ubundi yayindi wari urimo, cyangwa urasura muri vitesi 2 cyangwa 1, kuko ari ikamyo bimeze biti. Kuko imodokari ntoya birasanga ushobora guhagarika imodokari ahantu hamanuka, bakubwira guhagurutsa imodokari siterwa muri vitesi urimo wureje gusa feri tsindagiye mburiyaje. Kwikamyo ibyo bintu birashoboka, tugize ukuri nk'umuhanga umaze imyaka 19 yigisha ikamyo muri uru Rwanda. Murakoze. Ntabwo kwikamyo bishoboka. Igihe cyose ikamyo uhagaze ahantu hari buze kurenza nibura umunota umwe, ugomba gushyira mu cyo bita poemoro cyangwa se muri netre ugashyiramo feriyame, kuko ikamyo igizwe n'imyuka then iyunganirwa na feri y'ikirenge. Je, ni ibintu uri kuvuga abantu baraza kubivugaho, baraza gutera comment. Yego, noneho rero uradusubiriramo. Ikamyo iramutse ihagaze ahantu hamanuka, yego hamanuka, wari mu bitetse uvuge kane, yego, ugiye guhaguruka wabigenza gute? Kansubiza icyo. Iyo ugiye guhaguruka ugomba gushyira muri vitesi mbo iya biterwa n'ikamyo ariyo. Ndabasobanurira, hari ikamyo zigira vitesi 6, 8, 10 kuzamura. Ikamyo ifite vitesi 10 yuhaguruka ahantu hamanuka uhagurukira muri 3. Icyo gihe bitewe n'umusozi ushobora kuyigumamo ugakoresha na feromoteri, cyangwa se ukongeraho ikaba ugashyira mu ya 4 bitewe n'uko agacuri gateye, bitewe n'uko umusozi umeze. Iyo ari ikamyo ya buwate imwe ariyo tuvuga ngo ifite vitesi 6, uhagurukira muri 2. Twavuze ahantu hamanuka ugakoresha na feromoteri, cyangwa se ukaza kongeraho vitesi ya 3 bitewe n'uko umusozi umeze cyangwa se n'umuzigo upakiye ukungana. Icyo gihe utegekwa n'umuzigo ufite, ukanategekwa n'umusozi uri kumanukamo. Niyo mpamvu rero tubasaba ngo wiga neza kandi uniga ibintu byose, umenye uko uzatwara umuzigo, umenye uko uzatwara udatwaye umuzigo, umenye uko uzatwara ahantu hamanuka cyangwa hazamuka. Niriye banga dufitiye abantu bose bashaka kwiga iwacu bavuga ngo dukeneye perime dukoze ishuri rimwe gusa. Wenda abasanzwe biga iwacu bose bakora rimwe nibisanzwe. Biranashoboka ko yanatsindwa ko ntabwo turi imana utange perime araza kwigwa nani mafaranga atanze. Niriye banga urukoresha mwino minsi
kugeza mu rwego rw'uko abantu bari kwiga bandika muri comment ngo permis ziri kuboneka ukoresha ibanga. Murakoze. Ibanga ni wacu dufite ni ukubaha umukiriya tukamuha agaciro. Icya mbere tukamwigisha neza, icya kabiri tukamusobanurira, icya gatatu twigisha mu buryo bubiri. Hari icyo twita pratique na theory. Tubanza kumwigisha theory. Theory ni dashboard y'imodoka. Tukamwigisha ibipimo, imyuka, ibinyoteri, tukamwigisha amafere moteri, ariko cyo bita muri tableau de bord y'imodoka. Nyuma tukaza kumwigisha cyo bita pratique, ariyo mavitensi, gutwara, kubisikana no ku muhanda bagenda. Niyo mpamvu twigisha ni ibanga dukoresha bagatsinda neza. Guys, rero ndizera mvuze ibintu byinshi mwaryoherwa ntimuzaze kwiga. Nabasabaga rero yuko mushobora kuba mwaza igira hino ryo. Nabasabaga rero kuba mwaza tukabafasha. Telefone muri kubana hano hasi. Umwarimu n'uyu nguyu numwe gusa mu Rwanda, imyaka nayo yabwiye amaze yigisha ino modokari cyangwa se ikamyo, ni imyaka 19. Nta wundi mwarimu urabigezaho. Nabigejeho yarapfuye ndibaza, ariko n'ubundi nakazi ka usanzwe ukora. Arakandi kazi ukora. Oya niwe mwuga. So ishuri ni rimwe rero. Murakoze cyane rero nitwa Shumbusho Jean. Reka tujye mu ikamyo gato tubereke dashboard yayo, ariko ntabwo turi vugiremo ibintu byinshi. Ubutaha tuzagaruka tubereka n'ibindi mwafashatse ko tubabwira muri ask comment. Nizere ko musubijwe. Nitwa Shumbusho Jean. Ishuri ni rimwe ni Skills Driving and Language School. Twigisha ibintu byose udusanga hano Remera neza ugeze kuri Prince House. Adusange tugufashe, nta kibazo, urangwa n'ibyapa byacu. Asante sana Tesha. Thank you. Imana igumisha kandi courage. Thank you sir. Murakoze. Je nandi kubaza ubundi yikamyo umuntu ufite kategori C ashobora gutwara mu bindi bihugu cyane. Hari abaza tukabigisha bakatubwira ko bafite ibyangombwa bigiye kubajyana hanze. Urugero nko muri Canada mfiteyo abamama nka 3 abamama kandi bagiyeyo bazijyanye, ndetse n'abagabo n'abasore bagira mu 8. Urumva amaze ku kamakamyo batandukanye. Amakamyo k'abatandukanye. Umuntu abasha kumva nyine gute ikamyo itandukanye n'indi. Ikamyo zitandukanye biterwa na marike, ariko ntabwo ari zose. Nibyo. Urugero nk'izi kamyo zacu bita Benz, inyinshi zirasa, amavitensi abameze kimwe, amatableau de bord yayo yose namwe. Kereka ahubwo nka ziriya z'inshinwa zaje izo ziba zitandukanye, cyangwa cyane inshinwa nizo hazamo difference, ariko izindi zo nta difference irimo. Ese ari ikamyo automatique ibaho? Ikamyo automatique zibaho, ariko hano ntabwo turatangira kuzigishirizaho, nta n'uburenganzira turatangira kubona, ariko ubwo wenda niziza tuzabibamenyesha, ariko ubu ntazo turacyakoresha manuel. So n'utugambo twinshi mbafite mbaza unyihangana, mba ngira nsubiriza abantu bose bari ku mbuga nkoranyambaga ibibazo ukuntu babona kategori C banyuze iwacu. Reka rero twe gutinda. Ubusanzwe dashboard ngiyi naje nkwicarira kuri vora, ariko yitubwire yose. Murakoze. Kategori zose ndazifite. Umuntu uje kwiga ikamyo, ikintu cya mbere tumwigisha akigera hano, tugomba kubanza guhera ku kintu gituma imodoka ihagarara, cyo bita hard brake, ferium. Kuko utazi ferium imodoka yakurengana umuhanda. Iyi ni ferium kuyishyiramo, niyo mpamvu ari hand brake. Urazamura ugakuramo, bishyiramo no kumanura. Iyi ni hard brake. Iyi ni levier de vitesse, ari igizwe na vitesse, ingasire iriho ibimenyetso bitatu bigize imodoka. Iki ni igipimo cy'amavuta, cyo bita mazutu cyangwa fuel. Iki ni igipimo cy'umwuka ugomba guhaguruka rw'ikamyo igeze mu 8. Munsi y'8 ntiwemerewe guhaguruka. Iki ni igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya 40 na 80, aba ari normal. Iyo byarenze 80 urahagarara imodoka yagize ikibazo. Iki ni igipimo cy'amavuta ya moteri, cyo bita engine oil, amavuta ya moteri. Hano muri zero no kwizimije, ariko ubundi iri kwaka igomba kuba muri number 5. Anga ibi normal. Iki ni igipimo cya moteri, cyangwa se twita tour moteri. Tour moteri ugomba kugenda uyu mwambi uri hagati y'10 na 15, iyi modoka ibigenda neza, ihinda neza kandi iri nomo. Muri green. Iyi ni kilometrage cyangwa se umuvuduko w'imodoka. Mu Rwanda ntabwo turenza 30 uko byagenda kose. Iyi nicyo bita double indicator, double clignoteur. Nta bindi bidasanzwe, ibindi nuko mwazaza nk'abakiriya twabigisha twicaranye. Ndashaka Claude, ndashaka Peter, ndashaka Kagabo, ndabashaka Baja, ubwo ni mazina wawe. Ndashaka ba Rukumani, ndashaka Baze. Bavenza abafana bose bazi twigisha. Ndashaka Baze. Ariko n'abadamu ba Claudina barahari. Claudine nabandi. N'aba Jeanette barahari. Aba Jeanette. Claudine nawe afite code ugazakora next. Abo bose ndabakeneye bazi bakora ibizamini.
tubigishe iminsi 10-15 imodoka uyifite mu biganza byawe. Rodine yatangiye no kwiga akorera ku Gisozi apo ndamureba ariko kuri 26 azaza gukora. So guys, murakoze cyane rero, nizere ko byose mubibonye. Nta kishi cyo kuvuga, ndabakeneye dukorere Remera. Murakoze cyane. Thank you. Asante sana. Murakoze teacher. Asante. Dukoze